Alright, mwese dusanzwe tubana tubasobanura novel zitandukanye. Uyu munsi tugiye kwigana novel yitwa The Pearl. Nyuma yo kwiga novel zitandukanye, ubu ngubu na yindi tugiye kubasobanura ni The Pearl. Iyi novel ni novel nziza cyane, weho wiga literature, weho ukunda inkuru zisobanuye, na handi heza wazisanga. Murabizi icy'ingenzi hano tubigisha n'amateka, hano tukabigisha ama novels cyangwa mukamenya andi mateka atandukanye haba yaranze igihugu cyacu. Si ibyo gusa kandi kugira no ku myidagaduro itandukanye, kugira ngo utazajya ucikwa. Rero mwibutsa gukora subscribe. Ni kuri Batizo TV show. Uyu munsi tukaba tugiye mu gice cyacu twahariye amateka, tugiye kukwigisha novel yitwa The Pearl. Ugiye kuyibigisha cyangwa mubanye ni Professor Batizo. Iyi novel yacu The Pearl irimo ibintu bibiri ugomba kwitondera. Hakoreshejwemo technique ebyiri. Harimo technique ya foreshadowing. Iyi technique ya foreshadowing ni technique aho ubukora prediction cyangwa foresee, aho ubuvuga ibizaba bitaraba, ni nk'ubuhanuzi. Iyi ngiyi yakoreshejwe n'umugore wa Kino, bamwita iwe Joanna abamubwira yuko batora zahabu itarigeze itorwa na rimwe mu gace. Akamubwira ati nyamara iyi zahabu mbonaho kugira ngo ibe igisubizo izatwangiriza ubuzima, at the end izatuma bamwe muri twe tubura ubuzima, at the end bikaba byo koko umwana wabo Coyotito bikarangira apfuye. Just bibukuri, niyo mpamvu hakoreshejwe tekinike ya foreshadowing. Hakoreshejwe kandi irony cyangwa iron. Yakoreshejwemo gute? Nuko uwo twakita nka main character Kino, nyuma yo gutora zahabu, abatekereza ko ije kumukiza, ariko nothing it has brought, nta kintu na kimwe ibirangira imugejejeho. Iron ni ukuba atoye zahabu, kandi tuzi ko gutora zahabu ni ugukire, ariko bikarangira ubaye mbwa kurushaho. Nizo tekinike umwanditsi w'inkuru yibanzeho cyane. Kandi iyi nkuru the main character nibo twibandaho cyane, ari family. Mw'iyi nkuru harimo family ebyiri. Mu rusange tugira family yitwa nuclear family, tukajya nitwa extended family. Nuclear family and extended family bitandukaniye tubona mw'iyi nkuru. Iyo tuvuze nuclear family, ni family isanzwe, ni family of mother, father and children. Iyo ari umuryango w'abana, w'umwana, umugabo n'umugore, icyo gihe iyo family tuyita nuclear family. Mu gihe indi family extended family, his involves other families member. In this context we are having just different, ni wa muryango ufite n'abandi ba member. Rero mu story dufitemo extended family and nuclear family. Iyo tuvuze nuclear family, ni family tugeze ku story, ni father, mother and children. Dufitemo naho umuryango w'umugore n'umugabo n'umwana. Umugabo bamwita Kino, umugore bamwita Joanna, mu gihe umwana wabo bamwita Coyotito. Iyo tugiye muri extended family, noneho n'umuryango ufite n'abandi, turafata wa muryango wa Kino na wa Joanna na Coyotito, twongeyeho Kino's brother Joanna Thomas, umuvandimwe wa Kino yitwa Joanna Thomas, tukongeraho n'umugore we bita Apollonia, ndetse n'abo ngabo aba bafite ndetse n'abana 4. Ubwo bivuze ko mu story dufitemo family ebyiri, nuclear family and extended family. Dufitemo umuryango wa Joanna, Kino n'umugore we Joanna, ndetse na Coyotito. Tukagira umwana wabo Coyotito, tukagira noneho n'umuvandimwe wa Kino ari bita Joanna Thomas, umugore bamwita Apollonia, ndetse bafitebo abana 4.
abo nibo tugiye kwibandaho, nibo main character mw'iyi story, ariko turagenda tubonamo n'abandi uko story iragenda izamuka. Icyo usabwa ni ukunega amatwi wihuse, utihuse witonze, mwibutsa niba ufite ikibazo utayumvishe genda ukande comment, wandike comment, ubundi bwo tuzagusubize. Tugiye gutangira na plot of view ya story yacu. Iyi story tuyitangirira dufite umuryango wa Joanna, Kino and Koyotito babaye mu buzima butari bwiza habe na gato, kuko bibera mu kazu k'ibyatsi. Umutungo wonyine bafite ni kano cyangwa ubwato bwa bundi bw'ibiti bwa fake, niyo source of food, nicyo kintu cyonyine bafite cyo gukuraho icyo kurya. Kandi ubwo bwato buri very oldest, burashaje cyane, kuko Kino yabuhawe na papa we nawe yari yarabuhawe na se yarabuhawe na se. Urumva nta mirimo bafite, ntacyo kuguha bafite usibye iyi kano bagiye bahererekana. Kino papa we yamuhaye iyi kano, buno bwato, kandi papa wa Kino yari yarabuhawe na papa we, kandi niwo papa we yari yabuhawe na se. Bivuze ko burashaje cyane, kandi nicyo kintu is only one source of food umuryango ufite. Urumva ibyo byonyine bisimburayizinga ubukene, na symbolism yarakoreshejwe as technique. Babaye mu bukene, nta kintu bafite, ntabwo bigeze bashyingirwa, baba mu kazu k'ibyatsi. Umwana wabo nta hantu bafite ho kumusiga, bamusiga mu kabogisi, niho aba ari. Nta kazu k'ibyatsi, nta myenda bagira, ikintu cyonyine bafite gukuraho icyo kurya ni ubwato, kandi nabwo bushaje. Kino umunsi umwe umwana we hahandi aba yahanginze inbox, aba yibera mu kabox, inzoka ya Scorpedia iramurya. Kubera iki akazu kabo kabamo n'ibyatsi, niko n'indiri ya insect or insect inzu yabo babamo is favorite or insect trade. Kubera ko insect zose zishimira kuba mu nzu ya Kino kubera ukuntu ari mbi. Rero Scorpedia iruma umwana wabo, kimuruma Joanna umugore we hari ubutabazi bw'ibanze ahitamuha. Arafata hahandi inzoka yarumye, akafata akaharuma, akanunuza ubumara bwose, yarangiza akawucira. Bajya babibaza se ni ikihe kintu Joanna n'ibihe bintu bitatakora by'ingenzi umwana wakiribwa na Scorpedia. Icyambere, afata umunwa we akawushyira ku hahandi Scorpedia yari umwana we Koyotito, yarangiza agakurura agira ngo akuremo bwa bumara akabugabanya. Icya kabiri nuko agerageza kumucicikisha nka nyina w'umwana, akamuvana mu izuba akamushyira ahantu hatari izuba. Icya gatatu amujyana kwa muganga. Haba hari umudogita baturanye, Koyotito abarembye cyane, rero Kino n'umugore we Joanna bahitamo kumujyana kwa dogita. Kandi wibuke nta kintu na kimwe bafite cyatuma bavuza umwana. Umutungo wonyine bafite ni kano, n'ubwato bwa fake, nibwo butuma babona ibyo kurya. Bamujyana, barakomanga rimwe 2 times, dogita akanga kubakingurira. Reba umwana ari kukuriraho, nta mafaranga ufite, uri umugabo, nta n'ikintu ufite wayakuraho, ariko nyine ugiye kwa dogita agakomanga. Kubera icyo uyu dogita bamukomangira Kino, batubwira muri novel ko intoki ze zenda gushishuka, according to what the novel tells us. Just kubera iki uwo dogita aba ari mu ntoki, wanga kureba umuntu uje kumugana.
batubwira ko savati cyangwa umukozi wiwe arungukira mu idirishya akabona ko ari Kino, aravuga ati ni wa mutindi niwe uje kuvuza. Dogita cya mbere aba ari selfish, aba yikunda cyane. Dogita aba ari kwirira coconut and chocolate, aba ari kwirira amashokora, aba yikundira kwirira amashokora just kubera ko aba yaratwawe n'ubuzima bwa kizungu, kandi ntabwo aba yikunda, abakunda the money more than a man, human being, just abakunda amafaranga kurusha abantu. Abatekereza ko naramuka navuye Koyotito nta kintu na kimwe kizatuma Kino amwishyura, nta hantu azabona amwishyura, kubera bwo ababizi all the country muri rapaza hose, the place setting ni rapaza muri iyi novo, baba bazi yuko Kino ni umukene, nta kintu azabona azabaha. Kino biramurenga, Dogita yanze kumuvurira, umwana ararebye cyane, nta mafaranga afite, agahitamo kumusubiza mu rugo. Yasubiza umwana mu rugo, akajya kurobaho n'umugore, kuko mu buzima bwabo ntabwo bashobora, the only source of food is gukoresha kano yabo. Ikintu cyonyine bafite cyo gukuraho icyo kurya no gukoresha buriya bwato bwabo. Bamara kubukoresha bakagenda babukoresheje bakabona icyo kurya. Ku mwana arembye rero nabo ntibari kuremba, barafata ubwato bakajya kuroba by chance, ku bw'amahirwe baroba zahabu, baroba the pearl. Iyi the pearl bibutsa muri tekinike zakoreshejwe nababwiyemo symbolism niyo ya mbere hano iri main. Impamvu nabanze kukubwira ziriya ebyiri no kugira ngo nyine urayifungura nayumve hari ibyo abahishiwe. Indi irimo by flashback, nkajya nk'utsi technique flashback tuyikoresha n'idufasha kumenya background information cyangwa amakuru yahahise. Iyi symbolize the pearl isobanuye ikintu cy'agaciro cyangwa zahabu, gold. Rero atora the pearl cyangwa atora zahabu. Yatora zahabu. Iyi zahabu it did not discover in the past or before all over the country. Mu gihugu hose nta n'umuntu umwe uba wari warayigeze atora zahabu nk'iyo. Amakuru yose mu mudugudu hose, za rapaza yose irarimenye wa mutindi yatoye zahabu itarigeze ibaho na rimwe mu gace kacu. Abantu bose bagatangira kumva ko yakize, atangira kubona abashyitsi kuba yatoye zahabu. Mu by'ukuri ntabwo abashyitsi baba baje gusura Kino kuko bamukunze, ahubwo baba baje nko kugira ngo barebe aho yabitse zahabu bazaze kuyiba. Wibuke abaye mu nzu idashyitse, inzu idafututse, niyo mpamvu batangira kuza kumusura kugira ngo barebe ni hehe ayibika kugira tuzayibe. Wa Dogita utarigeze umuvurira umwana yarabyumva ko yatoye zahabu, nawe atangira kuza agahita aza kwita ku mwana. Akitura zahabu, Kino already mind ihinduka, intekerezo yari afite atatangira gutekereza ibintu bitandukanye. Icya mbere, to pay for the baby's treatment. Atavuga ati iyi zahabu igomba kumfasha kuvuza umwana wanjye. Secondly, to build a good house, kubaka inzu nziza. Icya gatatu, to change his life standard, guhindura ubuzima abayemo. Twavugamo to buy new clothes and shoes for the family, kugurira umuryango we
imyenda ndetse n'inkweto. icya kabiri, educate his son, kwigisha umwana we. to get married in church, kujyana umugore we mu rusengero. to buy a harpoon, kugura ubwato bugezweho. wibuke yakoreshaga kano, none ayivuyeho agure harpoon, ubwato buri modern. ikindi, to buy a guns, kugura imbunda kugira yirinde kuko yabaye umukire. already intekerezo ze zitazihinduka. uyu Kino niho pasiteri wa mu dogita ahita agaruka kuza kumuvurira umwana nk'uko yari yabitekereje bigakunda, ariko nta zindi muba bamufitiye nuko bayumva ko yatoraguye zahabu. ikindi again, uyu abapadiri batangira kuza kumusengera. impamvu baza kumusengera mbere bataramusengeraga nuko noneho baba batekereza ko azatanga icya 10, kuba nibamusengera noneho kuko yakize yatoye zahabu azatanga icya 10. niyo mpamvu abapadiri batangira kuza kumusengera. iyi Kino ahindura imyitwarire ye, atangira gukubita umugore we kandi mbere ataramukubitaga. impamvu amukubita ni ukubera iki? ni uko Joanna abamubwira ati ni byiza kujugunya icyo kizahabu. mu by'ukuri kubera iki? iyo zahabu nta cyiza na kimwe izatuzanira, ahubwo izatuzanira ibibazo. ibyo byaba byiza uyijugunye. rimwe na rimwe Joanna akayiba ngo ajye kuyijugunya, Kino bigatuma amukubita. ikindi, Kino hari umuturanyi yica uje ugerageza kumwibira zahabu. bimugira umwicanyi. cyambere bimugira umugome kuko aba noneho yatangiye gukubita n'umugore we agerageza kujya kujugunya ya zahabu batoye. icya kabiri nuko afata akica, ahinduka umwicanyi kuko aba yica abagerageza kuza kumwibira zahabu. Kino atangira arabivumbura ko baziba ya zahabu ye. bwa mbere ayihisha ahantu hatatu hatandukanye. ubwa mbere, he dig under the mat sleeping, aho aba ayicukura. icya kabiri, ayicukura munsi y'umusambi abaryamamo. ikintu gisimbura izinga ubukene ababayemo abaryama ku musambi. ayicukura munsi, akajya munsi ku musambi, akajya ayiraraho, arara kuri ya zahabu ye. aho ngaho iyo abonye bamaze kuhakeka, acukura in the corner, mu iguni ry'inzu ye, akaba ariho ayishyira. aha gatatu, aho arayihimura abona naho bahaketse, akacukura munsi y'umuriro y'amashyiga aho acana, akaba ariho ayihisha. umunsi umwe ajya kuyigurisha. yajya kuyigurisha, abadirazi bakagambana kuko ari umukene turamuha makeya. ajya kuyigurisha ahitwa Rapaza, bose bakamuha amafaranga atishimiye. yarangiza akayisubiza mu rugo. yayisubije mu rugo, ahitamo kuzajya kuyigurisha mu mujyi. kubera iki? aho ngabo bari kumuha amafaranga make adahwanye n'iyo zahabu. Kino birangira iyi zahabu nta kizimuzaniye, kubera ko iyi Kino inzu ye barayitwika bagira ngo barebemo iyo zahabu. bayitwika agakuramo ya zahabu ye, ariko bayayikuyemo kugira ngo aze kuyigurisha mu mujyi. agahita ahitamo kujya ariho ajya kurara ku muvandimwe uyu Joanna Thomas, akabacumbikira ijoro rimwe. ariko arababwira ati ndabacumbikira, ariko buke mugenda kuko nanjye byaneza ibibazo. yabacumbikira bukabyuka bagenda. bari kugenda noneho baragenda, uyu Joanna na Koyotito na Kino bagiye kugurisha zahabu yabo, bahura n'abicanyi bagashaka kubica ngo babambure ya zahabu. bashaka kubambura ya zahabu, Kino abagira inama yo kwihisha buri muntu ukwe. Kino akihisha ukwe, Joanna ukwe, na Koyotito akihisha ukwe. barangiza bakarasa, baza barasa by accidentally, isasu rikagwa kuri Koyotito, get died, agapfa. yapfa, Kino yabona apfuye akabiyahuraho akabagwanya.
ariko biba byarangiye n'ubundi umwana yapfuye. Joana agatangira kumubwira ati bya bindi nakubwiraga ko nta cyiza izatuzanira, none n'umwana wacu arapfuye, ubwo turacyashaka iki? Ko icyo yari kutuzanira kwari ukuvuza umwana wacu, none nawe tukaba tumubuze kubera intore zahabu. Akazu kacu konyine twagiraga kahiye, tujye kukijugunya. At the end of story bafata umwanzuro wo kujugunya ya zahabu kuko nta cyiza yabazaniye nk'uko Joana yabivugaga. Kubera iki bavuga ngo iyi zahabu yari iy'umwaka, nta kintu cyiza yazaniye umuryango? Nuko babuze umwana wabo, inzu yabo barayitwikira, babaye homeless kubera zahabu naho kuba bafite. Babuze their child Coyotito because of this the pair. Niyo mvuga ko nta byiza yazanye. This is the end of story. Mwibutsa nawe ushaka novo cyangwa play cyangwa ikindi gitabo runaka tuzagusobanurira, twandikire kuri Batizo TV show cyangwa se unyandikire kuri nimero yanjye 0780253798, ubundi bwo utubwire se tuzagufashe iki. Ndabakunda cyane. Abagande baravuga ngo kare kare. Shalom.